Haleluya, mwibukiranye iyo mirimo Imana. Mwicaze abana banyu mubibabwire, mubaganirize iyo mirimo Imana. Mubasomere na bya bitabo byabayoboye Yesu. Mwubabwize ukuri ibitangaza yakoze, ayo mateka ntakibagirane yemwe. Ayo mateka ntakibagirane yewe. Mutse neza, muraho neza banyarwanda, banyarwandakazi, ahantu hose muri mu mpande zose z'isi, ndabaramukije, ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Tumaze iminsi turi mu mwuka, tumaze iminsi turi kubabwira ibintu byiza by'Imana, maze iminsi ndi kubifuriza ibyiza, maze iminsi ndi kubaririmbira, maze iminsi ntangira ndirimba bitewe n'uyu muntu muba muri kubona kuri ekara yanyu. Ni umuririmbyi wa korali Jehova Jire, yitwa Iryabera Trinitas. Channel yacu rero iramukunda cyane, channel yacu ni channel imukunda, yumva imwishimira bitewe n'uburyo uyu mukobwa yagiye aririmba indirimbo abantu benshi bakamubona. Rero ni ubwa mbere tumubonye yambaye ibitenge, ni ubwa mbere tumubonye yambaye umwambaro wa kigore. Murabizi yuko n'ubundi yashatse, mu mwaka ushize yarashatse, ariko uyu muntu ndamukunda pe, ndamukunda. Iryabera Trinitas ni umukobwa waririmbye, aririmba ibintu bimurimo, aririmba ijwi ry'Imana abana naryo. Iyo ari kuririmba uba wumva nawe ugiye mu bicu, iyo ari kuririmba uba wumva wakiriye umwuka, iyo ari kuririmba uba wumva ibyaha byose cyangwa ibitekerezo byose bihindutse. Rero murabizi yuko tumukunda, niwe tuba tuje kubabwira, nawe ubwiwe nawe arabizi yuko tumukunda. So rero kugira ngo tujye twamaza ubutumwa bwiza bw'Imana, cyangwa tuvuge abantu beza b'Imana bakoze ibintu bigiye bitandukanye, uyu mumama, uyu mukobwa mwiza yakoze ubukwe bw'agatangaza. Papa we yitwa Muvunyi, ni pasiteri, yakuriye rero mu idini rya ADPR, akura asenga, akura azi Imana icyo ari cyo. Rero nanjye ibyo byose nibyo mbanje kubabwira, mbaganiriza. Hari indirimbo yayo ikunda kunyigisha ngo mwicaze abana banyu mubibabwire, mubaganirize. Mwicaze abana banyu mubibabwire, mubaganirize iyo mirimo y'Imana. Mubabwize ukuri ibitangaza yakoze, ayo mateka ntakibagirane yemwe. Ayo mateka ntakibagirane mwami. Mubicaze mubibabwire, mubaganirize iyo mirimo y'Imana. Mubasomere na bya bitabo byabayoboye. Mwicaze abana banyu mubibabwire, aho mwaturutse ukuntu hari habi. Mubasomere na bya bitabo byabayoboye kugira ngo mubone agakiza k'Imana. Iyo ndi mu mwuka mba nafashijwe, Mana we, mba nafashijwe, mba numva nabaririmbira bukira bugacya. Iyo ngeze kuri Iryabera mpita numva hari ukuntu mpindutse, mpita numva hari ukuntu nshaka kuririmba, mpita numva hari ukuntu nshaka kuvuga Imana, ariko nubwo bitankundira, ndi umunyabyaha, ariko namwe mba ngira ngo nze tuganire. So rero twatangiye, mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu ni icy'Imana, nabonye mukunda uyu mubyeyi, nabonye mukunda uyu mumama Iryabera. Mumukunde, twese turamukunda, tuzahora tumukunda. So ngayo nguko rero, buriya abantu bazi Imana cyane, njye ntabwo nzi Imana cyane, ariko so ntabwo ndi mukuru cyane nk'uko yenda abantu ba kera cyangwa abantu bazi Imana bayizi, ariko njye mba numva Imana
iba iri mu mutima tujya kuyisenga, so it's okay, tujya kuyisenga tujya kuyishaka, ariko imana iba ituye muri twe. Ubundi umuntu ni imana, umuntu aba afitemo imana muri we, mu mutima we, kugira ngo ibyo akora bibere abandi urugero, bibere abandi isomo. So ibyabera rero n'ubwa mbere tumubonye yambaye ibitenge, yambaye umwenda w'ababyeyi, umwenda w'abamama mwiza rwose, umwenda ushimishije, umwenda ubona umubereye cyane. Uyu mukobwa yakuze ari umwana mutoya, kuko ntabwo twaza gushyiramo indirimbo zabo banaduhana cyangwa tukavuga ibindi banaduhana, kuko buriya kuvuga umuntu cyangwa kumuvugaho terwa n'ibyo mumuvuzeho, ntabwo wamuvugaho ibintu bibi kuko nta n'ikibi tumuziho, tumuzi yuko ibyiza byose we Imana ayifite muri we. Iryabera Trinitas yakuriye muri ADEPR, papa we n'ubundi ko yari pasiteri, rero agira barumuna be, agira mama we, bose barasenga, n'umuryango urimo Imana, ni umuryango usenga, ubona wuzuyemo Imana, ubona wuzuyemo Jesus, ubona wuzuyemo Yesu, nawe akabyamamaza mu bandi bantu. Rero uyu mukobwa mwiza yakoze ubukwe mu minsi yashize, akora ubukwe bw'agatangaza, ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi cyane pe. Ubukwe bwarebwe n'isi yose kuko baramukundaga. Twamumenye kenshi cyane, twamumenye muri korali n'ubundi iriya ya Jehovah Jireh, niho twamumenye aririmba indirimbo. Abantu benshi rero bari bazi yuko ari n'umumama, ariko ntabwo yari akari umumama, yari akiri umukobwa, kuko turabizi yuko iyo umuntu yambaye ibintu bigera hasi, bigera ku birenge, bitewe n'uburyo mwese muba mumeze ubu nyine uzi yuko ari umumama, ariko yari umukobwa. Rero yakoreye Imana cyane. Umuntu wese wabibona yamugenderaho akavuga ngo iryabera nkwiye kumwigiraho iki kintu, iryabera nkwiye kumwigiraho ibi bintu, kuko we icya mbere yakoreye Imana, n'ubu aracyayikorera. Nahoze ndeba komenti nyinshi cyane abantu banyandikiye muri cya kiganiro cyabanjije, uburyo abantu bavuze ngo turagukunda. Komenti umva, niba mumukunda komenti mujye muzitanga, udutima mudutange, tumuhereze rwose ibyishimo, kuko natwe yarabiduhaye, n'ubu aracyabiduha. Indirimbo yaririmbye rwose, kandi n'ubu aracyasenga, agiye aririmba indirimbo nyinshi. Nta kuntu waba ukoresha social media cyangwa indirimbo z'Imana uba utazi iryabera Trinitas. Rero turamukunda cyane. Yarashatse, afite umugabo, nagumize yibereho, agira urugo rwiza, azajya ari hungu na kobwa, kuko Imana ayifite muri we, Imana ihari, Imana ayikomeza, kandi ni byiza nkatwe abantu tumukunda tuba tumureba cyane. So rero ngayo ngukure tuba tugarutse kugira ngo tujye turebera, tumwifurize bya byiza byiza. Yambaye igitenge cyiza, araberewe, aracyasenga, ameze neza hariya hanze. Urumva rero yuko ari ibintu byiza cyane kuri we ndetse na famiye ye n'umugabo we mwiza Imana yamuhaye. Bajya bavuga ngo ntabwo ukorera Imana ngo ujye wamburwa n'ubusa, Imana iraguhemba, kuko Imana yacu irahemba, ntabwo yambura. Imana irahemba, ntabwo yambura. So ngaye nguko rero, bye, ndabakunda cyane. Umugisha, amahoro, umutekano byose bijye bibana namwe, kuko nibyo mba mbifuriza. Mujye mukanda subscribe kugira ngo tujye tuyobora abantu bacu, mujye mukanda subscribe kugira ngo tujye twiyongera umunsi ku munsi, ibyacu byose biba ari akagaruka. Ngaho rero bye, bizu.